ndabashuhuje. Uyu munsi tugiye kuganira ku buryo umuntu ashobora kugabanya ibiro aryamye. Hari igihe wifuza kugabanya ibiro ariko ukaba wumva ufite ubunebwe, kandi kuryama ni ikintu cyoroshye buri muntu wese akunda kandi ni ingenzi cyane cyane ngo ku bantu, kuko nko kubana nk'urugero, umwana utaryamye neza ngo agire igihe gihagije cyo kuryama, ntakura neza, ntaba muremure, ntagira ubuzima bwiza. Kimwe rero no ku bantu bakuru, n'abantu bakuru iyo utaryamye neza n'ahandi uzashiduka warwaye umutima, cyangwa se wenda uri kwikubita hasi warwaye umunaniro wakubanya mwinshi. Rero tugiye kureba uburyo ushobora kuryama neza bikakuviramo kugabanya ibiro udahangayitse kandi utavunitse. Naho mu kanya muri kumwe na yani byishaka, nimba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel cyangwa se ukaba usanzwe ugira ukaba utarakora subscribe, wakora subscribe kugira ngo ushobora kumenya izindi video tugenda tuganiraho, ndetse na like nayo turayishima. Naho mu kanya. Uko nari maze kwivuga rero yuko umuntu ashobora kuryama akagabanya ibiro kandi bitamuvunnye. Muri ino video rero ikintu turi tureba ese ni gute ushobora kuryama wagabanya ibiro, ni iki wakora kugira ngo ugabanye ibiro. Ese koko nyine turanareba nimba koko bishoboka, kuko hari igihe umuntu ashobora kuba yumva kumva ari amateka cyangwa se ari ibintu bidashoboka, ariko tugiye kureba koko ibyo bintu nimba binashoboka. Ubundi iyo turyamye ntabwo umubiri uhagarara gukora, kuko umubiri iyo uryamye ukomeza gukora, hari ibice bikomeza gukora n'ibidakora, wenda nk'amaguru, amaboko, amaso, ibyo ngo byo ntabwo biba biri gukora. Ariko rero ubwonko, umutima, igifu, umwijima, ibyo byose hamwe n'ibindi hari bigenda bigakomeza bigakora. Ibyo rero bikomeza gukora mu ijoro nibyo ni nko umuntu ashobora gutakariza imbaraga, cyangwa se ashobora gutakariza ibya biro ndetse no guhumeka, kuko iyo dusinziriye tuba turi guhumeka. Cyane cyane ko mu mwuka hatakara litiro imwe n'igice y'amazi. Ayo litiro imwe n'igice y'amazi nk'uko abantu bize imibare cyangwa se abantu bajya mu ishuri babizi, litiro ubundi ingana n'ikiro. Ukuvuga ngo uramutse utakaje litiro imwe n'igice y'amazi yagiye itakara mu mwuka, uko umwuka ugenda uhumeka niko hagenda hazamukamo uko umwuka uzamuka niko amazi bagenda asohoka. Rero iyo litiro imwe n'igice n'amazi aba ari ikiro n'inusu, sibyo? Ibyo rero urumva uramutse utakaje ikiro n'inusu uryamye, nta kuntu bitaba byiza rwose ngo ubyuke mu gitondo usange ari amagarama yavuyeho. Iyo rwose ni inkuru yabishimishije ku muntu ashaka kugabanya ibiro. Rero tugiye kureba noneho ibintu ushobora gukora kugira ngo ugabanye ibiro mu buryo bwihuse kandi bumeze neza. Mbere yo kugira ngo tuvuge ibyo umuntu ashobora gukora kugira ngo agabanye ibiro, nuko ikintu cya mbere cyo ugomba kwibuka nuko metabolisme z'abantu ziratandukanye. Hari video nakoze yerekana uburyo metabolisme zitandukanye, cyangwa se uburyo umubiri w'umuntu ukora mu buryo bwo gutakaza imbaraga, cyangwa se gukora ibyo bintu byose twagiye tuganira. Ndaza gushyiraho link hasi ushobora kuba wareba ese metabolisme yanjye itandukanye gute, kuko uko imyaka igenda izamuka niko abantu bagenda bagira metabolisme zitandukanye. Icyo gihe rero no kuvuga ngo umuntu ashobora gutakaza litiro y'amazi nijoro aryamye, ndagatakaza inusu bitewe na metabolisme ye, cyangwa se bitewe n'ukuntu umubiri we uhagaze cyangwa se ukoze. Rero ikintu cya mbere tugomba kwibuka mbere na mbere ushaka kugabanya ibiro uryamye ni amazi. Ingano y'amazi unywa, ugomba kongera ingano y'amazi kuko ubwonko bukenera amazi menshi, amaraso akenera amazi menshi. Ibi rero kugira ngo ushobore gutakaza y'amazi menshi mu buryo bwihuse, ni uko umenya ngo amazi ugomba kunywa mbere yo kuryama, cyangwa se amazi unywa mu munsi. Icyo gihe bizagufasha kuba waryama neza kandi bitume wagabanya ibiro uryama. Ubundi iyo umuntu agiye kurya nijoro, ari cyo kintu cya kabiri tugiye kuganiraho, ugomba kurya ibiryo ugendeye uko bigomba kuba bimeze. Ubundi abantu bavuga ko, cyangwa se ubushakashatsi bwagiye bugaragaza ko umuntu agomba kurya mu gitondo nk'umwami, saa sita akarya nk'igikomangoma, nijoro akarya nk'umukene. Ariko rero hari igihe umuntu abihindura ugasanga nijoro nibwo agiye kurya nk'umwami. Icyo gihe rero uzasanga bizakugiraho ingaruka, yaba ingaruka ku buzima bwawe ndetse n'ingaruka ku biro ufite. Kuko akenshi usanga iyo uriye nijoro ibiryo ibiryo bifite intungamubiri nyinshi, cyane cyane n'ibiryo bitinda mu nda, uzasanga utazashobora kuryama neza ngo usinzire uruhuke, kuko igogora nirijya kuba rizatinda rigiye kurwana n'ibyo biryo wariye, bigatuma rero ushobora kuba waryama utinze, cyangwa se ukaryama nturyame ngo uheze, kuko kugira ngo unanuke no kuba waryamye ukaruhuka ugatuza muri wowe ugasinzira nyine ukagera hahandi wumva ko nyine bavuga ngo n'umujura yakwiba. Rero usanga iyo wariye cyane ugahaga
bituma rero udashobora kuryama ngo uheze, bigatuma rero umubiri wawe ushobora kuba utagira udashobora guta ibiro. Ikindi rero nuko iyo ugiye kurya ibya nijoro gerageza uhishe kare, urye ibiryo bikare. Hari igihe umuntu usanga amaze se wariye ngo byahenga ariko sindashaka kurya ngo ndagira ngo nze kuryama nijoro ngo ntaza gusonza. Si byiza yego kuryama ushonje, ariko menya ko ugomba kurya kare, byibura ukajya mu buriri hashize nk'isaha umaze kurya. Icyo gihe bizatuma igogora rizaba rifite aho rigeze, bituma uryama neza, usinzire utari kurwana n'ibiryo. Ari igihe umuntu aryama agira yiruhutsa kubera ibiryo byinshi yariye. Rero iyo umenye uburyo urya nijoro bizajya bigufasha kuba wagabanya ibiro kandi ukaryama neza, ukabyuka mu gitondo umeze neza. Icya gatatu rero nuko iyo ugiye kuryama, mbere na mbere banza urebe se ndatuje. Hari igihe umuntu agiye kuryama afite stress, icyo gihe ntabwo bizagufasha, ntabwo bizakorohera kugira ngo uje kugira ibitotsi byiza. Ahubwo mbere yo kuryama banza witonde, urebe wakora meditation, wakumva hari abantu bumva uturirimbo dutuje, kugira ngo uze kujya muri ya eta yo kugabanya stress, ya eta yo gutuza, unuze kuryama umeze neza, usinzire. Icyo gihe kuko iyo utasinziriye neza ntabwo ushobora kugabanya ibiro, kuko ubuhangayitse ukanuye ntabwo ushobora gusinzira ngo ugabanye ibiro. Kandi nanone hari utundi izindi systeme nk'ebyiri ushobora gukoresha, ariyo guhumeka winjiza umwuka nawe usohora. Ibi ngibi bituma ubwonko butuza, imitsi igatuza yo mu mutwe, none bigatuma ushobora kuba wagabanya ya stress ushobora kuba wirirwanye ku munsi wose. Cyangwa se ugakora massage ijyanye no mu mutwe kugira ngo ushobore kugira ku ntugu hehe hano hose, bizakorohera gutuma ushobora kuryama neza, none bikaba ariho ushobora gutakariza bya biro byawe. Icya kane nuko umuntu nimba ugiye kuryama, irinde gukora ikintu cyose cyatuma ugira stress cyangwa se bituma udasinzira. Amatelefone, kureba televiziyo, kumva ibiririmbo bikubita ugabyina ukagira gute, icyo gihe bizatuma uba muri leta yo gusinzira. Hari igihe umuntu yajya no kuryama n'abantu barara bacanye amatara, itariyo uricanye ntago umubiri wawe ushobora kurekura imisemburo y'ibitotsi. Bisaba kugira ngo imisemburo y'ibitotsi ikore nuko ugomba kubura ahantu hijimye. Ibyo byose rero ugomba kubyirinda, hamwe n'ibindi byinshi umuntu ashobora kwirinda kugira ngo ashobore kugira ibitotsi byiza. Ibyiza nuko telefone cyangwa se ibintu byose byaka ubishyira kure y'amaso yawe kugira ngo ushobore kugira ibitotsi byiza, noneho bize kugufasha kuba watuma ushobora gutakaza ibiro usinzira. Icya gatanu rero, ikintu wakora mbere yo kuryama kugira ngo ushobore kuryama neza, usinzire kandi noneho bize kugufasha kugabanya ibiro byawe, usinzire mu gitondo ukabyuka rwose umeze neza kandi wanatakaje ibiro utigeze uvunika, nuko ikintu cya mbere ugomba kumenya gukora ni ukunywa amazi. Ukanywa amazi mbere yo kuryama, ibyiza ukanywa ashyushye. Icya kabiri rero nuko ushobora kunywa cinnamon tea. Cinnamon twigeze kwiganira mu video yanjye yatambutse, uburyo cinnamon ushobora kuyinywa ikagufasha kugabanya ibiro, noneho biba byiza cyane iyo unyweye ugiye kuryama, nabwo biragufasha. Icya gatatu rero ni ukunywa amata. Abantu cyane cyane ku bantu bakora amasiporo, kunywa amata, cyangwa se ku bantu bakora akazi karemereye, kunywa amata ugiye kuryama biragufasha, bituma inyama ziyubaka, imikaya ikiyubaka, kandi noneho bikagufasha no kuba wata ibiro ugiye kuryama. Icya kane rero ni gukaraba mbere yo kuryama, biba byiza kuko bigabanya stress, bikaza gutuma uryama utuje, bigatuma usinzira neza, noneho cyagiye uryamye umubiri ugakora utuje neza, bikaba byatuma utakaza ibiro. Kuba rero kwakunze bagatama, wanywa ka red wine, akarahure kamwe karagufasha rwose kuryama neza, bikaba byatuma kandi ugabanya bya biro byawe, ukaba mu gitondo wabyuka rwose umeze neza, waryamye wagize ijoro ryiza kandi wagabanije n'ibiro. Rero nanga dusoreje video yacu uyu munsi, ndabakunda cyane nawe gutaha, mbasaba ariko nanone kuba wakora subscribe ku bantu batarakora subscribe, kugira ngo dukomeze tubane muri no muryango wo kwiyitaho dusa neza kandi tugabanya ibiro. Nawe utaca.